Yes, ladies and gentlemen, reka nizere ko umeze neza aho uri hose mu mpande z'igihugu kandi nkomeza kugushimira ko ukoze subscribe kuri Cynthia Cici TV show. Tuguhaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi rwose tunabasaba yuko mwajya mukora comment, like, share kugira ngo tugire umuryango mugari kuri Cynthia Cici TV show. Twicariye ahantu rero murabona ni mu mahumbezi rwose, ushaka kumenya hariho jya muri comment watubaze ako kantu ko kunywa gakonje gafite amahumbezi. Hanyuma rero reka tubahe ikaze abari mu mpande enye zose z'igihugu, Burasirazuba, Iburengerazuba, Amajyepfo ndetse n'Amajyaruguru, tutibagiwe n'intara ya gatandatu ya diaspora. Reka nizere ko mumeze neza kandi mumeze fresh sana. Hanyuma rero Cynthia, ikaze mu kiganiro. Murakoze cyane. Amakuru ni meza. Umeze neza? Meze neza. Nari kubona microphone. Nubwo izuba ryanyaciye. Mba nayihishe. By the way, uyu munsi rero ubwo Cynthia muramubona ko ameze neza, twagira ngo tubaganirize ku ngingo tugiye kuganiraho vuba vuba cyane. Uyu munsi tugiye kugaruka mu gusubiza abantu bagiye batubaza ibintu muri comment ku biganiro byagiye bitambuka bishize. Hari comment ngira ngo Cynthia aze gusubiza ku kiganiro aherutse gukora ku bintu bijyanye n'uburyo wagira imiterere myiza y'ikibuno cyangwa se bimwe byo kuba umukobwa yatera neza. Afite ibibazo yagiye abazwa. Cynthia, tunyuremo muri make, ni comment iki wakiriye, nize comment ugiye gusubiza muri iki kiganiro kano kanya. Ni ukuvuga ngo ubundi igihe ntabwo nkunda kujya muri comment cyane ko hari igihe ujya muri comment ugasanga comment zirimo nyine ziraguca intege, comment zirimo ntago ari sawa. Rero hari igihe mba numva nimba nabyita umutima ukomeye nkavuga ati noneho reka njye muri comment mbe nasoma, kubera ko ntabwo nifuza kuba nazasubiranya n'abafana banjye cyangwa abankurikira wenda ngo tube twaterana amagambo. Rero iyo numva nabyukanye izo mbaraga zo kuba nabasha kwihanganira comment zose mbona, nibwo njya muri comment nkaba nasoma ibintu byose abantu bagiye banyandikira. Yego. Nkaba mbiseguraho rwose kuba hari umurundikazi wanyandikiye, sinzi niba nibeshya ariko nabonaga ibintu yanditsemo byari birimo ikirundi, byiganjemo ikirundi mu mushinga nabi. Yego. Rero ubwo nahise numva namusubiza, noneho nshaka no kumusubiza mwandikiye ariko mbona ni ibintu byinshi yagiye ambazaho. Rero biba ngombwa ko navuga ngo nakora kandi ka video kabisobanura neza, nkabicamo nyine mu ncamake, kubera ko icyo kintu yabimbajijeho nta nubwo ari cyo nari nakozeho. Ni ukuvuga ngo icyo nakivuze nkicaho nyine ngenda, ntabwo cyo nakinjiyemo imbere. Icyo genda byuka ndi gukora smooth yo kukuza ikibuno, ariko mbabwira ko hari n'ubundi buryo. Wari gukora smooth yo gukuza ikibuno? Yego. Uburyo umuntu yakuzamo ikibuno cye kigatera neza? Yego. Ariko noneho ngera kuri point yo kuvuga ngo hari ubundi buryo wakoresha budahenze cyane, ko buriya ntabwo ari umuntu wese ushobora kwisanga nyine yabona intuza buri munsi, yabona ayo mata, yabona ayo fruits buri munsi, yabona izo bata, yabona iki, cyane ko muri byo hari bimwe bihenda, nubwo wenda umuntu adahita abimara ariko ntabwo wabikoresha igihe kinini. Mbabwira ko hari ubundi buryo rero bw'igisutura. Igisutura rero akaba ari cyo ngiye kubasobanurira mu buryo burambuye. Igisutura? Yego, nkanabibasobanurira. Ni ukuvuga ngo igisutura ni abantu, reka mbyite ngo ni abantu babaye mu nka. Ni icyo abantu bakivumbuye, ni abantu bo mu nka, hari abantu bakigikoresha. Ubwo rero igisutura ubundi ni icy'abakonyine. Igisitura ni icy'abakonyine? Yego. Ni ukuvuga ngo n'uwundi muntu usanzwe yagikoresha ariko nibo bakivumbuye. Ni ukuvuga ngo rero igisitura ni agakoresho, ni cyo kintu niko bacyita, ariko ni igikoma. Yego. Ubwo rero uburyo bagikoramo, uburyo bagikoramo nibyo ndi busobanure. Yego. Rero nababwiraga ahantu cyakomoteraho uburyo bagikoreshaga. Rero abageni babo iyo wabaga uje mu muryango wabo unanutse, kandi urabizi ko abakonyine bakunda abantu babyibushye, abenshi urabizi ko baba bafite n'ibibuno. Ubwo rero
bakakwarika, nimba ari ukukwarika kera sinzi ukuntu ni ukukwarika, ni kugushyira ubugari nyine se mu cyumba nyine ukamaramo ukwezi, Eh, noneho baguha ibyo bisura. Noneho rero ukwezi kwazashira uje kuba umugeni bakazagusohora yego usa neza waranabyibushye ku buryo wambara bya bikoyi byabo bikaba biryoshye nyine kuri uzare biriya bikoyi impamvu bibabera ni uko babyibushye buriya bananutse ntabwo byabaga twajya tubona tutazi ibintu bambaye ariko arashyambara ikibuno kikagiterura ukabona ni ibintu bisa neza cyane. yego ubwo rero muri ubwo buryo rero igistura njye nakimenye kubera ko nari mfite abantu yego twari duturanye b'abakonyine bavuye Tanzania, ubwo rero bakajya bavuga ku bintu by'igistura mbimenya gutyo, ntabwo nashatse kubyinjiramo cyane kubera ko ntabwo numvaga nta kintu bizamarira, ariko menya uburyo gikora, uburyo bagikoreshaga, uburyo bagiteguraga, ndavuga rero ubwo buryo bagiteguragamo nabisharinga undi muntu waba ubishaka akaba yabikoresha. yego bitavuze ko n'ufite nyine ubushobozi bwo gukoresha iyo ntuza smoothie nayo yakora. ariko ubwo rero kugaruka ku gisitura igisitura rero uburyo bagikoramo ufata ifu ya kawunga, we numvise na kawunga atayizi, kawunga ni ifu y'ibigori. yego ubwo rero urayifata, wamara kuyifata ugateka igikoma, tuvuge nimugoroba, wamara kugiteka kuko uba ushaka ko kirara, noneho ukagiteka, byaba byiza utetse inusu ugiye nyine ugereranya kubera ko urabizi ukuntu kawunga itubuka, rero wateka nk'inusu kugira ngo haze kuvamo nka litiro 2 cyangwa 3. noneho ufata za litiro 3 z'igikoma cyaraye, noneho urayiteka nimugoroba ukagitereka ahantu kigahora, mu gitondo weguraho cya gihu kiba cyafasheho, noneho warangiza ugafata amata y'ikivuguto nka litiro 2, tuvuge nimba wafashe litiro, nimba wafashe intuza, nimba wafashe inusu, ufata litiro 2 z'amata z'ikivuguto ukavangamo, ari igikoma kirakonje, ari ikivuguto nyine nacyo kirakonje, ukavangamo, warangiza ugakoroga nyine ukabivanga bikaba ikintu kimwe, warangiza ukabishyira muri ka kabido kawe, bitewe n'ikintu ufite, ukabishyira muri ka kabido kawe ukabicugusa, noneho ukajya ubinywa. Sasa uburyo ubinywamo rero uhera mu gitondo nta kindi kintu wafashe, ukabinywa kugeza icyo gihe akabido, ubundi akenshi wagereranya ku buryo uvuga ngo ndakora litiro 2 z'ubuyi cyangwa z'igikoma, litiro 3 nyine z'igikoma, noneho ugakora litiro 2, ugafata na litiro 2 zikaba litiro 5, noneho ugafata bitangana, igikoma litiro 3, ikivuguto litiro 2. yego, noneho ugashyira nko muri kariya kabido ka 5 litre, niko kagufasha nyine kumenya ikigereranyo. noneho impamvu nkubwira ngo nta kindi kintu ufata, biriya bintu mva birahaza ku buryo ntabwo uba ukeneye ikindi kintu, mbese uri nka wa muntu nyine uvuga ngo jyewe ntabwo nabaho ntariye, wajya urya nijoro pe, kuko umunsi wose, kuko reka mbabwire ikintu uzitegura nujya gufata igisitura, nta hantu wajya, kuko uba ujya kuri toilette buri mwanya nyine, ntabwo uba ugiye gukora ibikomeye, ariko buri mwanya uba ushaka kujya gukora ibintu byoroshye. ubwo rero bisaba ko uba uri mu rugo, kuko ntabwo wabikora mu kazi, urumva mu kazi ntabwo wakomeza usohoka buri mwanya buri mwanya, kandi buriya litiro 5 ni nyinshi pe, ubwo rero bisaba kubinywa umunsi wose. ariko nyine hari n'abantu bakora akazi, ugasanga akazi kabo ntabwo kabazitira ku buryo atakora iyo muvoma nyine yo kujya kuri toilette. ubwo rero igisitura, ikintu ngewe nyine nabivugaho, ntekereza ko rezilita wazibona mu kwezi, kubera ko ariko ukirinda kurya cyane, kuko uko urya cyane nanone biriya bintu birabyibushya pe, birabyibushya ku buryo ngewe nk'umuntu wo gushaka kubyibuha ari we nabikonseye cyane. ubwo rero byagusaba ko nimba unariye nijoro utajya urya ibiryo byinshi, kuko urumva nimba uriye ibiryo byinshi wanyweye n'icyo gisitura kirabyibushya ubwacyo, uriye n'ibindi biryo
nawe wazashwanyuka. ese ukiri aho ngaho akabaza Mm, icyo gisitura mm. kurumva kibyibushya bihuriye no gutera neza kandi wumva kibyibushya umubiri wose, Rero buriya nta sinzi bindi ukuntu, bintu ushobora gukora kugira ngo ukivanga nabyo cyangwa nta nyine ubwo kindi uragenda kintu, kandi ukabyibuha. noneho nari nibagiwe kumusubiza ku kijyanye n'isukari. Nta sukari ushyiramo. Mm-mm. Nta sukari ushyiramo, ni igikoma kitarimo isukari. n'ikivuguto gusa, Yego, yego, kandi igikoma first of all uragiteka ukakiraza yego, mu gitondo ugakuraho rwa rukoko ruba rwa kimwe twita nk'ikote, yego. ukagikuraho, wamara kugikuraho ugahita ufata za gitoza ebyiri zivuze neza ugasukamo, Mm. ukavanga, ugahita ushyira mu kabido byibura ka litiro 5, ukajya unywa litiro 5 z'icyo gikoma za buri munsi. Buri munsi Hanyuma ubikora mu gihe kingana iki? ubikora ukwezi kugira ngo ubone rezilita nziza Ukwezi cyane, kumwe umaze kuko kubona urumva rezilita. imibiri y'abantu iba itandukanye. Ushobora no kubikora mu byumweru 2 ugatangira kubona rezilita, cyangwa njye nkabikora mu cyumweru kimwe bitewe n'ukuntu umubiri wanjye nzi umeze, nkahita ntangira kubona hari impinduka nagize. Aho ngaho uba wireba ni wowe uzi ngo nkeneye urugero rungana gute, kuko biriya bintu birabyibushye cyane ku buryo ushobora no gukomeza kubikoresha usanga wabaye abakonyine ukajya wambara ibikoyi. Bikoye. Ubwo rero byaterwa n'ibyo ushaka, ariko ubundi mu kwezi nibwo umenya ngo ibi bintu kabisa birakora. Ntabwo byabyongera nk'ubushyuhe, ubushake by'amavuta Rero n'ibindi. kankubwira, urumva Utubwire ubundi ibyiza batubwira ko, ariko si ingaruka none. kankubwire, Kubita urusyo ukome n'ingasire. biriya bintu ahubwo bavuga ko hari ukuntu byongera kuba umukobwa yamera neza, Yamera neza, kumera neza ku buryo yahura n'umugabo akavuga ati kabisa okay, nk'uko bavuga ngo watermelon cyangwa kokombure ngo hari ikintu ngo zongera. Igisitura zongera nyine mu nyine, rega nawe uri kuzimiza hari mu bijyanye n'iki. erega reka nkubwire fi, ibi biganiro tuba dukora ntabwo birebwa n'abantu bakuru gusa, ariko buriya abantu bakuru baba babyumvise. Hari ukuntu byongera bifasha ku kanyabugabo n'akanyabugore. Ubwo ni akanyabugore kuko ntabwo ari akanyabugabo, ntabwo ari abagabo ndi kubwira. Zifite ukuntu zongera isanzure ibintu bikamera neza. Okay, hanyuma nta kindi kibazo usubiza, urumva umusubije bihagije ku bibazo yakubajije? Ibibazo yari afite ndumva mbimusubije, ubwo wenda ibindi. Ikindi izo mesaje tuza kuzijya tuzishyira muri iki kiganiro kugira ngo abantu babone nyine ibyo uba warabajijwe, n'abandi muzajya mugira ikibazo kuri Center TV show, jya muri comment rwose, tuba tuhari kugira ngo tubashe kuba twagusobanurira gake gake kabisa. Kandi turabashimiye cyane abantu bari i Burundi rwose badukurikirana, Imana ikomeze ibarinde aho bari. Yego. Sawa rero, ciao, kora subscribe kuri Center TV show ku buryo ubasha kubana natwe mu buzima bwa buri munsi. Turabakunda cyane. Hasta la vista.